impanda irageze, igihe kirasohoye. Reka nkubwire ngo mwene data, ba maso utegereza Uwiteka, kuko ibimenyetso biri kugaragaza kuza kwa Yesu Kristo birimo biragaragara cyane. Amaterero amwe namwe n'abandi bigiye bitandukanye ntabwo bagishaka gukorera Kristo nk'uko bagakwiriye kumukorera. Umupasiteri ari gukora nk'ushaka nk'umuntu uri kwihemba, kandi Kristo nuzaduhemba, kandi Kristo nuzahindura ubuzima bwa buri muntu wese. Hanyuma abakozi b'Imana buri wese ari gushakamo inyungu ziwe. Bivuze ngo itorero si irya Kristo, ahubwo itorero ryabaye iry'abantu bose, ryabaye iry'abashumba. Ni igihe cy'impanda kirageze. Umuririmbyi wa 22 mu ndirimbo z'agakiza avuga ngo igihe cy'isarura kigeze, abakozi bose bazataha. Ese urabona abari abashumba n'abakozi b'Imana batarimo barataha, barimo baragenda? Ndagira ngo uze kuba maso mwene data. Uyu mwanya igihe k'impanda kigeze, mbese uri tayari kuzamurwa nawe? Muri Yesaya haranditse ngo umwijima uzatwikira isi. Umwijima uzatwikira isi. Ese umwijima nutwikira isi bizagenda bite? Hari ikintu gikomeye kiri kubaho kuri iki gihe. Abantu bategereje ko Antikristo azaza bakamurebesha amaso yabo. Yego nibyo muzamubona, ariko n'ubu ngubu umwuka Antikristo urahari. Abantu barashaka ko aribo basenga, aribo basengwa. Nubwo bavuga iyi nyamaswa ivuga mu gitabo cy'ibyahishuwe, izaza ishaka gukuraho izina rya Kristo, yiyita Imana. Abantu bamwe bari gushaka kwiyita Imana, bari kwiyitirira Imana, bakumva ko aribo bashoboye byose. Uyu mwuka Antikristo uraganje mu bantu benshi, bashaka kwihindura abakomeye, bashaka kwihindura ibitangaza. Bamwe bashatse gukora ibitangaza bakoresheje imbaraga z'umwijima. Bamwe birabahira, abandi ntibyabahira. Ariko Kristo aje kubarana na buri muntu wese. Ese witeguye kuzabana na Kristo? Imana yampaye iyerekwa, iranyereka imbona abantu bose bari bakwiriye kwinjira mu murimo, bari bakwiriye kwakagombye gufataho urugero, binjira mu bwami bw'Imana. Mbona turagenda turi benshi, mbona bari kugenda basigara, ahubwo hari kuza abandi bashyashya. Mbona bari kugenda basigara umwe umwe. Mbese wowe ntabwo uri gusigara? Mbaza Imana, turiya karo twagafateho urugero kari gusigara? Irambwira turiya ntabwo yakurikiye nge, yakurikiye ibyo nkora. Mbese wowe abarakurikiye ibyo Imana ikora cyangwa abakurikiye Kristo uzaduha ubugingo buhoraho? Amen. Erega nyuma y'uyu mubiri, nyuma y'ubu buzima, hari ubundi buzima, hari ukundi kubaho kwiteka ryose. Muri imbyuzura mwuka aravuga ngo uyu mubiri nambaye ntabwo ari nzambara ngezeyo. Uyu mubiri wambaye ntabwo ari uzambara ugezeyo. Uyu mubiri wambaye ntabwo ari uzambara, uyu mubiri uzabora. Muririmbye 274 ngo mwami ubugingo bwanjye ni buke cyane, ntabwo burama. Avuga ngo gumana nange kuko umunsi ukuze, dore burije gumana nange. Ese uri gusaba Imana gumana nawe? Igihe kirageze kandi kirasohoye mwene data. Ese waba wararuhiye iki mwene data? Ese wararuhiye iki inshuti y'umusaraba utabaye mu bwami bw'Imana? Tekereza kuri Edeni, Imana yasohoyemo Adamu na Eva, kababwira ati nimugende muve muri Edeni, mutazarya ku giti cy'ubugingo kandi mwarakoze icyaha, maze nimugende mujye guharanira kuzongera kugaruka muri Edeni. Kuri iyi si tuyirimo kugira ngo duharanire kongera kugera muri Edeni. Biradusaba iki kugira ngo tuzongere tujye kuba muri Edeni? Tuzongere tujye kubaho mu buzima budakora icyaha, mu buzima bw'umunezero, mu buzima bw'ibyishimo Imana idushakamo. Baravuga ngo ukora ibyo gukiranuka,
itware neza. Waba wararuhika mwene data, waba waragenze utuye umunsi nawe utabonye ineza y'Imana. Ese waba warabwiririje icy'ubutumwa utaganye n'abandi? Ibaze nawe uri mu murongo w'abasigaye, wararirimbye, wariyirije, warasenza amasengesho y'iminsi 10, ay'itanu, ay'itatu, wicishije inzara, ariko ntabwo Imana irimo irakubona. Ndagira ngo mwene data wongere ube maso, usubize mu izindi mbaraga. Subizwamo izindi mbaraga n'Imana, nawe wongere usubire mu murongo. Imana iragushaka ko twese tuba bakishijwe tugasubira muri Edeni. Twakoze icyaha, iratubwira ngo iduha andi mahirwe yo kohereza Kristo. Iramubwira ngo genda ucungure buriya bwoko, uzanyizera akanyiringira agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo azongera asubire mu Edeni. Iyi Edeni iraharanirwa, aya makamba araharanirwa. Biravuga ngo ubwami bw'Imana babushaka buvugishamo imbaraga. Ubwami bw'Imana burakorerwa mubyeyi. Mukobwa nubwo urimo kigerageza korera ubwami bw'Imana, musore nubwo urimo kigerageza korera ubwami bw'Imana, mubyeyi nubwo urimo kigerageza korera ubwami bw'Imana, mugabo nubwo urimo kigerageza korera ubwami bw'Imana, mwana muto korera ubwami bw'Imana burakorerwa. Ubwami bw'Imana buraharanirwa. Imana irimo iraza, igiye kubarana na buri muntu wese n'ibyo yakoze, n'ibyo ashaka. Mbese mwene data, ubanye ute n'Imana? Ugendana ute n'Imana? Ese hari ikintu cyaba cyaragukuye imbere y'Imana? Mbese hari ikintu cyaba cyaragukuye mu bwami bw'Imana? Ngira ngo ukomeze urugendo wihangane, kuko intambara zitazashira. Dore wa mwami nguriya arashe kutujyana. Unyemerere uyu munsi, uyu mwami yongera aza kujyana, uyu mwami yongera aza guhindure mu izina rya Yesu. Ni igihe gitoya, ibyo wita intambara, ibi wita bikomeye, uyu mubiri ugashiraho, uko waba uteye kose, uyu mubiri nyuma y'isaha imwe umwuka ugushizemo. Tekereza ahantu waba uri, tekereza ubundi buzima waba ugiyemo. Nyuma y'iminsi 3 y'umubiri warangije gushiraho. Imana itugirire neza. Mbese utegereje ineza y'Imana? Mbese utegereje kuzabana n'Imana? Uwa muririmbyi twavuze 274 avuga ngo gumana nanjye kuko umunsi ukuze, dore burije, nta wundi mfite ubasha kuntabara. Dore burije, mubyeyi dore burije, mukobwa dore burije, mugabo dore burije.